ni ikibazo umuntu yambajije ndavugana ariko reka nzakoreho ikiganiro gito cyane n'abandi yenda wasanga hari n'undi ufite icyo kibazo. Uwo muntu rero yarambajije ngo ni gute bavuga ngo Imana ni eshatu cyangwa se bavuga ngo Imana yigabanyijemo gatatu, ngo hanyuma ngo nyine ngo njye ntabwo mbisobanukirwa neza, ngo muzadusobanurire abarizwamo. Noneho ni gute naba ambasada w'Imana ku musozi mbamo? Ese ndacuruza, mba muri business, ni gute mpagarariye Imana muri business? Imana Data, Imana Umwana n'Imana Umwuka Wera. Bakunzi ba Seven Mountains TV, reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize kugubwa neza aho muri hose n'aho muherereye hose. Imana ikomeze kubishimira. Yes, Emma Seven Mountains TV ndagarutse kandi ngo twiganirire umwanya muto utari munini cyane, tugire ibyo tuganiraho. Ni ikibazo umuntu yambajije ndavugana ariko reka nzakoreho ikiganiro gito cyane n'abandi yenda wasanga hari n'undi ufite icyo kibazo. Yes, ni umunsi mwiza Imana yaturemeye ngo tunezererwemo, ariko atari ukunezerwa gusa, ahubwo tunisuzuma kandi ikindi tunagerageza gushakisha ni iki Imana ikunda, gushakisha ni gute twaba beza b'Imana, gushakisha ni gute tutaneza rubanda, tutanezeza Imana. Kubera ko uzasanga kenshi hari ikiganiro ushaka kuzakora cyitwa gukiranuka imbere y'abantu ariko udakiranuka imbere y'Imana, cyangwa se gukiranukira abantu ariko udakiranukira Imana, kandi ukaba usanga harimo akantu cyangwa se question mark. Yes, uwo muntu rero yarambajije ngo ni gute bavuga ngo Imana ni eshatu cyangwa se bavuga ngo Imana yigabanyijemo gatatu, ngo hanyuma ngo nyine ngo njye ntabwo mbisobanukirwa neza, ngo muzadusobanurire mwe. Yego, ariko bakunzi ba Seven Mountains TV, mbibutse gukanda kuri subscribe. Nshimira abantu mwese mwakanze kuri subscribe kuri iyi Seven Mountains TV. Mbibutsa ko iyi channel igamije gute twaba ambasada b'Imana. Ni imisozi 7 kandi buri muntu afite umusozi abarizwamo. Hari umusozi w'umuryango, hari umusozi w'uburezi, hari umusozi w'ubushabitsi ari we business, hari umusozi w'itangazamakuru, hari umusozi w'ubugeni ndetse n'ubuhanzi, hari umusozi wa politike, hakaba n'umusozi w'iyobokamana. Iyo misozi 7 rero abantu bayibamo kandi mu buzima bwa buri munsi, abantu bayibamo kandi mu mibereho yabo yose. Kubera ko ntago wambwira ngo ntago uba mu muryango, niba utaragira umuryango wawe bwite ariko ufite umuryango ukomokamo, ni gari nyarwanda, urabyumva. Rero buri muntu wese afite umusozi abarizwamo. Noneho ni gute naba ambasada w'Imana ku musozi mbamo? Ese ndacuruza, mba muri business, ni gute mpagarariye Imana muri business? Ese mba muri religion? Perezida Kagame yahuye n'abasilamu uyu munsi, avuga ko nta kibazo cy'amadini. Ubundi idini yari yitwizweho ko nyine ifasha abantu, igirira neza abantu, igira ite, atari kwa pana bya bintu byo kubyuka bashinze business ari ukunyunyuza abantu cyangwa se ari ugutwara ibintu by'abantu. Noneho ukazasanga uhagaze muri uwo musozi wa business nabi, twari tuzi ko uhagazemo uhagarariye Imana, kumbe uhagarariye inyungu zawe, uko president w'u Rwanda yabivugaga. Ugahagarara kuri uwo musozi neza, ukaba ambasada w'Imana, kuko ugatwara abantu kuri Kristo, ugatwara abantu mu ijuru, apana kurundarunda abantu nawe ugamije kurundarunda utwabo. Ugahagararira Imana neza kuri uwo musozi wa religion, umusozi wa education, umusozi wa politique. Ni gute uba umunyamakuru mwiza ukagira igikundiro, mikoro rwose kaguhira, ariko ntiwibuke ko Imana ari umuremyi, ari yitanga iyo famous? Ukwiriye kuba umunyamakuru mwiza ariko ukaba n'umukozi w'Imana mwiza. Iriya platform wawe kuri uvuga bikumvikana, uramutse utayemo ijambo ry'Imana gato, buriya ryumvwa n'abantu benshi kandi hari bamwe rigenda rizana. Yes, ni gute rero naba ambasada w'Imana ku musozi wari wo wose mbarizwamo cyangwa se
aho mbarizwa mu buzima bwa buri munsi, nicyo cyari kigamijwe. Yes, bati ni gute rero Imana yigabanyijemo gatatu? Ndabivuga mu ncamake cyane ariko mu buryo busobanukira buri wese. Ni ukuvuga ngo ubundi ubutatu butagatifu bw'Imana dusoma ko ni Imana imwe rukumbi, ariko yagiye yigabanyamo cyangwa se yagiye yihindura Imana runaka bitewe n'ikigamijwe cyangwa se n'icyo yendaga gukora. Ubutatu butagatifu bw'Imana harimo Imana Data, Imana Umwana n'Imana Umwuka Wera. Uti bitandukanira he rero? Ntaho ubundi byakabaye bitandukanira, byose ni Imana imwe rukumbi, bakavuga ko ari Imana imwe mu butatu butagatifu, sibyo? Nubwo babyise ngo butatu butagatifu bw'amayobera, sinzi ukuntu bajya babivuga hariya hanze. Ariko iyo bavuze ngo Imana Data, Imana Data niyo Mana principal, niyo navuga ngo Imana iri principal, niyo navuga Imana umuremyi, yaremye byose, yaremye ijuru n'isi, ikarema isi n'ibiyirimo byose, ikarema inyanja, ikarema imisozi, ikarema abantu, ikarema amatungo, ikarema ibimera, ikarema byose, ibinyabuzima byose biriho byaremwe n'ijambo ryayo. Niyo Imana Data, ni Data wa byose, ni Data wa twese, yaremye ijuru n'isi, yaremye ikintu icyo ari cyo cyose. Iyo niyo Mana Data. Iba nyine Imana Data mu kurema, gushyiraho ibintu byose, niyo yabanje. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nayo. Yo yahozeho, yo yari iriho, yizahoraho, n'uyu munsi iriho. Ariko yahozeho kera, niyo yabanje ibintu byose, niyo yabanjije ibintu byose, kandi yahozeho, ntiyaremwe, ntiyabyawe, ntiyagize ite. Ni Imana Data. Ego, tuzashaka ibyanditswe dushyigikire, cyangwa se dushake n'abakozi b'Imana baze baduhugure kuri ibi bintu neza, ariko ndimo ndagerageza gusubiza wa muntu, ariko n'undi wese abyumvireho. Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo. Nyine mbere na mbere hariho iyo Mana Data. Noneho Imana Umwana sasa, cyangwa se ni ryari Imana yahindutse Imana Mwana? Noneho ni ukuvuga ngo Imana Muremyi, Imana Data, yayindi twahereye uri principale, yaremye umuntu mu ishusho yayo, iramukunda, iramutonesha, imushyira muri Edeni, imuha ibintu byose, bukeye imuha umufasha bakwiriye kubana, babaho neza, ikajya kubasura muri Edeni, bakaganira, ikongera ikitahira, ejo ikagaruka, ibaha ibintu byose, bameze neza, baguwe neza, bishimye, bafite ibyo bakeneye byose, bafite ibyo umuntu yakenera byose muri Edeni. Ariko ngo iremamo ibiti muri iyo ngobyi ya Edeni, ishyiramo igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza, n'igiti cy'ubugingo. Irabwira ati imbuto zose murazemerewe usibye igiti kimwe gusa kimenyekanisha ikibi n'icyiza, ntimwemerewe kukirya, nimukiryaho no gupfa muzapfa. Barabyumva, baranakireka pe, baracyubaha. Icyo giti ntibakirya, biberaho ubuzima nyine busanzwe, ikajya ibasura, ikabaganiriza, ikabasura, ikabaganiriza. Kera kabaye haduka kabutindi, inzoka iraza, ni Satani wayijemo, ishukashutse umugore. Ariko harya Imana yarababwiye ngo ntimukarye iki giti, n'iki ni story ziba mu Itangiriro muri Bibiliya, ntimuzakirye. Babeshya kukirya, nyine nimukirya muzagira ubwenge ngo bwa mumenye ikibi n'icyiza, ntago muzapfa, muzicwa n'ikizi. Umugore ati koko se buriya twakirya ntidupfe? Ntago mwapfa, mwakwicwa n'ikizi. Iramushukashutse rwose neza neza, iramukomvisinze, afashe urubuto arariye, afashe urundi ashyiriye umugabo we, umugabo we nawe arariye. Bakiri aho bahita ngo bibona bambaye ubusa, batangiye guhweza, nyine batangiye kubona ibyo batajyaga babona. Kubera iki? Bariye kuri cya giti Imana yababujije. Nuko mu kanya gato
muri ya masaha y'igicamunsi Imana ijya ibagenderera ibiraje ngo bacumva imirindi baba barirutse barahunze. kubera iki? Baribona uko batajyaga bibona, baribaza uko yo noneho iri buze kubibareba. Ako kanya Imana ihita ibaca muri iyo ngobyi, yewe inashyiraho n'abamarayika bo kurinda igiti cy'ubugingo kugira ngo batakirya bakaramira muri iyo kamere mbi yo gusuzugura Imana no kutumvira Imana. Ndimo ndagenda ntashyiramo ubwenge bwinshi kugira ngo bizabashe kumvikana neza. Muri icyo gihe umuntu amera nk'aho atandukanijwe n'Imana, ariko Imana kubera ko yamuremye imukunze kandi ari mu ishusho yayo, mu byibuke iravuga se uyu muntu nzamutakaza. Ngo mu ijuru haba inama, baravuga ngo ninde wajya gucungura uriya muntu, ninde watugarurira umuntu, ninde wakongera akatugarurira umuntu ko umuntu yatuvuyeho cyangwa yaducitse. Ko bicaye aho mu nama havamo umwe witwa Yesu. Baza ngo Yesu yari, biravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo kandi jambo yahoranye n'Imana, Kristo yariyo. Ariko ni Imana data yigize umuntu kugira ngo ize noneho ize uko abantu bameze mu ishusho y'abantu, abyarwa n'umugore, aza asa n'abantu, aza asonza, aza yambara imyenda, aza afite imisatsi, aza afite ubwanwa, aza yambara rugabire, aza avuga nk'abantu, aza ari umuntu 100%, ariko ngo ari n'Imana 100%, niko Bibiliya ivuga. Rero yigize umuntu Imana umwana, urabyumva, kuko yavukiye mu mugore kugira ngo ize mu ishusho y'abantu, nivuga tuzumve. Iraza, Yesu araza nyine, aba ku isi, abana n'abantu, avugana nabo, basangira imitsima, arabigisha, abaha imitsima, arababatiza, abakiza indwara, abakuraho imiruho, ababohora ingoyi, abakiza abadayimoni, aba ku isi imyaka 33 yose. Cyakora biza kwendinga cyangwa biza gusohoza, umwana w'umuntu amweretse aho abera akaga, aramugambanira, baramufata, baramubamba, baramwica, uretse ko yari misiyo yari yaramuzanye. Aho niho Imana yakitinze nk'Imana umwana, ariko iracyari ya Mana imwe rukumbi, nuko yigize umuntu kugira ngo ibashe guhuza n'umuntu, ibone uko izamugarura muri ya ngobyi cyangwa se mu bumana bwayo. Birumvikane neza. Amaze gupfa, kubambwa, arazuka. Amaze kuzuka, igitambo cye cyemewe, kubera ko yaraje kuba igitambo ngo atambirwe abantu. Niyo mpamvu yamanitswe ku musaraba cyangwa se yabambwe ku musaraba, kwari ukugira ngo yongere twunge n'Imana, duhuze n'Imana. Amaze kubikora rero byose byemewe, yagombaga gusubira mu ijuru. Ariko mu gusubira mu ijuru ntiyari budusige twenyine, hahita noneho haza Imana Mwuka. Iya gatatu rero, uretse ko ari imwe muri zose, Yesu amaze gusubira mu ijuru, misiyo ye ku isi irangiye, yabonye ko adakwiriye gusiga abantu, ariko adakwiriye no gukomeza kuba mu bantu nk'umuntu, kubera ko yabaga ari hano Kabeza, atari i Remera, atari mu mujyi, atari mu ntara, atari ku isi yose. Rero avuga ngo uburyo nzabanamo n'abantu ariko nkava mbera hose icyarimwe, mba mu mitima yabo, nuko nzigira umwuka, nkaza mu mwuka ubera hose icyarimwe buryo, ariko irenze umwuka. Noneho Imana iza nk'Imana Mwuka, aribyo mujya mwumva Umwuka Wera. Yarababwiye ngo muzagende mujye mu cyumba cyo hejuru, mutegererezeyo, simbasiga mwenyine, nzaboherereje umufasha, ari we Mwuka. Uwo niwe uzabafasha mu bintu byanyu byose. Ngo bicaye hejuru, intumwa bicaye mu cyumba cyo hejuru, ngo batungurwa n'umuriro, Umwuka araza, ngo bavuga mu ndimi zitandukanye, barasohoka bajya kuvuga ubutumwa, babwiriza benshi, abantu benshi barahinduka, bakabatiza abantu, bakagira ute, uwo Mwuka akagenda asakara mu bantu. Imana Mwuka ni Imana ibana natwe mu bihe byose, ni Imana iri ahantu hose, ni Imana ngendana, ni Imana tugendana, ni Imana muri kumwe. Ababizi ko uwo Mwuka hari, Bibiliya iravuga ngo mbese ntimuzi ko muri insengero z'Umwuka w'Imana uba muri mwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ni urusengero rw'Imana
mu buryo bw'umwuka. Imana mwuka ituye muri we, wa wundi wese. Imana mu butatu butagatifu, Imana data wa twese umuremyi wa byose, Imana umwana Yesu Kristo waje kubana n'abantu ku isi kugira ngo tuvuge ururimi rumwe, abone uko aducungura. Imana umwuka twasigaranye tubana no mu buzima bwa buri munsi ku isi n'ahe hose mu gihe Yesu yarasubiye mu ijuru. Ngibyo iby'Imana mu butatu butagatifu, mu bwenge butari bwinshi bwanjye nabashije gusobanukirwamo ngo kuko Imana iri mu butatu butagatifu. Hari icyo utoyemo? Hari icyo wumvisemo? Hari icyo wanyunganiraho? Duhurire hepfo muri comment. Ni Emma, iyi ni 7 Mountains TV. Tube ba ambasada b'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tukande kuri subscribe, dushiremo comment, tukande kuri like, tuyikomereze. Murakoze cyane. Imana ibahe impagarike n'ubugingo. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.